gusa mweguriye amaboko yanjye nguyakoresha ushaka mwami nguyakoresha ushaka. Nshuti bavandimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka nguhe ikaze rero kuri uyu murongo duhuriraho kuri Channel Temperance Ministry, kandi Temperance Ministry bifurije amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana itanga bikomeze kubana namwe. Imana itugiriye ubuntu kugira ngo twongere tuganire ku bijyanye n'amagara yacu, ku bijyanye n'imibereho myiza. Buriya ntabwo washobora kurinda umutima utashoboye kurinda umubiri, kuko hari ibyo tugaburira ubwonko, hari ibyo tugaburira umutima, hari n'ibyo tugaburira umubiri. Ni muri iyo mpamvu tugiye kureba insanganyamatsiko ivuga ngo ubushake bw'Imana mu mirire yacu. Tugomba kumenya ubushake bw'Imana mu mirire yacu, tugomba kumenya ubushake bw'Imana mu myambarire yacu, tugomba kumenya ubushake bw'Imana mu minywere yacu. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Imana yacu ishobora byose, ngwino uganirize imitima yacu, Mwuka Muziranenge adusobanurire, tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kumenya ubushake bw'Imana mu mirire yacu niyo nsanganyamatsiko yacu. Tugiye gusoma amagambo aboneka ni mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Tugiye kureba ku gihamya cya 200. Abantu benshi bikururira indwara bitewe n'umururumba wabo, ntibaba baragize imibereho igendanye n'amategeko agenga ibyaremwe cyangwa amahame adahinduka yo kubonera. Abantu bakwiye kubonera mu mahame yabo. Abandi usanga barirengagije amategeko yo kwitungira amagara mazima mu ngeso zabo z'imirire, iminywere, imyambarire cyangwa imikorere. Inama ku mirire n'ibyo kurya, page y'130. Ubwo abantu bari bamaze kwiyongera ku isi nyuma y'umwuzure, bongeye kwibagirwa Imana maze barangwa n'imigenzereze mibi imbere y'Imana. Ukutirinda ku buryo bwose kwariyongereye kugeza ubwo hafi y'abari batuye imijyi yose yarimbutse ihanagurika ku isi bitewe n'ingeso mbi cyane z'abari batuye, hamwe n'ibicumuro by'urugomo rwabo byahumanyije umurimo utunganye y'isi Imana yaremye. Ugushayisha mu irari ry'ibibi kwateje ibyaha byabaye intandaro y'ukurimbuka kwa Sodomu na Gomora. Reka subiremo aya magambo aheruka. Ugushayisha mu irari ry'ibibi kwateye ibyaha byabaye intandaro yo kurimbuka kwa Sodomu na Gomora. Irari niyo ntandaro y'ibyaha byose biri hano ku isi, kuko ibyo tureba ni irari ry'amaso. Imana ihamya ko kugwa kwa Babuloni guterwa n'umururumba n'ubusinzi bwayo. Uguhaza irari mu mirire n'iminywere hamwe n'ibyifuzo bibi nibyo byari ishingiro ry'ibyaha byayo. Nta muntu wigeze arya ngo ageze ku rwego atakirya yaramaze guhaza irari rye. Nta muntu wigeze asambana ngo ageze ku rwego avuga ati gusambana ndabiretse ndabihaza. Nta muntu wigeze anywa irari ryanjye ndarihagije sinzongera kunywa. Ibiri hano ku isi byose ni irari ry'amaso. Igihamya cya 232. Esawu yararikiye isahani y'ibyo kurya, atanga umurage w'ubukuru bwe, awugurana kunezeza irari rye. Amaze guhaza irari ry'icyifuzo cye, yabonye ubupfayongo bwe, ariko ntiyashaka kwihana nubwo yabyifuje cyane arira. Ni ryari abantu bazifuza kureka irari n'umururumba mu minywere n'imyambarire n'imirire kugira ngo babone ubugingo buhoraho, ariko bakabishaka nk'uko Esawu yabishatse arira ariko ntabibone? Niba utabasha kwirinda mu myambarire, ukaba utabasha kwirinda mu byo urya, uzashobora kurinda umutima ute? Uzashobora kurinda ubwonko ute? Abantu benshi bameze nka Esawu. Esawu ahagarariye itsinda ry'abantu bafite umugisha udasanzwe imbere yabo, ari wo murage w'ubugingo buhoraho. Dufite ubugingo buhoraho budashira tuzasangira n'Imana, umuremyi w'ijuru n'isi n'ibirimo byose, umunezero utarondoreka n'ubwiza ntagereranywa bw'ahazaza. Ubushake bw'Imana mu mirire yacu. Nyamara abo bantu bakaba baratwawe n'irari, ibyifuzo bibi n'ibyo ingeso zabo zirarikira, ku buryo ubushobozi bwabo bwo gushishoza no kwishimira iby'agaciro k'iteka ryose bwacogoye. Ni gute abantu kwirundumurira mu irari ry'imirire
n'iminywere n'imyambarire byatumye ubushobozi bwo gushaka iby'agakiza bucogora. Esawu yari afite irari rikomeye ry'ibyo kurya runaka, kandi yakomeje kugira inarijye muri we igihe kinini ku buryo yumvaga ko bidashoboka kureka icyo kigeragezo cyo kwifuza iyo sahani y'ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo Esawu yari afite irari n'ibyifuzo cyane ku buryo yumvaga ibyo biryo natabibona ari bupfe. N'abantu muri iyi minsi baririra imyenda, bakaririra ibiryo bazarya, bakaririra ibintu bagomba kunywa, ku buryo iyo bagera ku rwego bumva batabibonye banapfa. Niba waracitse imbaraga kuri urwo rwego ku buryo wumva utabonye ibyo bintu wapfa, umenye ko utashobora kurinda umutima, utashobora kurinda ubwonko bwawe, utashobora kurinda iby'ubugingo ufite mu biganza. Ubugingo buhoraho tubufite mu biganza byacu, ariko kubw'irari no kwifuza kubi n'umururumba bizaduca mu myanya y'intoki nka Esawu. Yitekerejeho ntiyagira umuhati na muke wo gutegeka irari rye, kugeza ubwo ubushobozi bw'irari bumutwaye ingamira maze buramutegeka, maze yibwira ko yagubwa nabi cyane ndetse akaba yanapfa aramutse atabonye iyo sahani y'ibyo kurya. Uko yarushagaho kuyitekerezaho niko icyifuzo cye cyarushagaho kwiyongera, kugeza ubwo umurage w'ubukuru bwe wari warejejwe ugahabwa umugisha. Esawu yawambuye agaciro no kwera kwawo. Ryamye cya 233. Igihe Imana ya Isirayeli yakuraga ubwoko bwayo muri Egiputa, yabarinze kurya inyama mu buryo bukomeye, ahubwo ibaha umutsima wavaga mu ijuru n'amazi y'urubogobogo yaturukaga mu gitare. Ibintu byose byaberaga mu butayu, ibintu byose byaberaga hagati mu Bisirayeli byari bifite icyo bisobanura. Byasobanuraga iki? Ni iki byasobanuraga? Imana yabahaye umutsima, ibaha amazi yo kunywa kandi avuye mu gitare, ariko ibyo bintu byasobanuraga iki? Ibyo bintu byari bivuze iki? Nta kintu cyaberaga mu butayu Imana yabakoreraga kidafite igisobanuro, ariko ibyo bintu babipfushije ubusa, amahirwe baca mu myanya y'intoki, barimbukira mu butayu. Ibi bintu biratangaje cyane. Reka tubirebe muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 35. Yesu arababwira ati, nijye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Imitsima manu bahawe mu butayu yashushanyaga Kristo, kuko niwe mutsima w'iki? W'ubugingo. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Yohana 4 umurongo wa 13. Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Mose yakubise urutare ruvamo amazi, ariko si urwo rutare rwarinde, urwo rutare rwashushanyaga Kristo. Muri we harimo amazi y'ubugingo. Nk'uko abantu benshi batarimo kwita ku cy'Imana irimo kubakorera uyu munsi, batarimo kwita ku murimo Kristo arimo adukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru, ndetse kuba mu buturo bwera bwo mu ijuru kwa Yesu Kristo bikazaba kuri benshi bitazabagirira umumaro kubera kutabyitaho, kubera ko bibereye irari ry'amaso. Abaroma igice cya 9 umurongo wa 33. Nk'uko byanditswe ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Kristo niwe wari urutare. Uwiteka abwira Mose ngo genda ukubite urutare ruvemo amazi. Urwo rutare rwari Kristo, nirwo rwagombaga kuvamo amazi amara inyota, ariko Abisiraheli ntabwo basobanukiwe n'icyo kintu, ahubwo bakomeje gushaka inyama. Reka dukomeze. Muri urwo rutare havamo amazi y'urubogobogo kandi yaturukaga mu gitare. Ibi bintu ntibyabanyuze kuba barahawe imitsima ariyo manu, bagahabwa amazi ava mu gitare. Ntabwo ibyo bintu byabanyuze. Basesemutswe ibyo kurya bahawe, maze
bararikira ibyo muri Egiputa, nk'uko abantu benshi muri uyu munsi n'abari mu itorero barimo bararikira ibyo muri Egiputa. Ibi bintu biratangaje cyane. Bararikira gusiga inzara, bararikira imisatsi, bararikira kwambara nk'abisi, bararikira kubaho imibereho nk'iyabo muri Egiputa. Barashaka kurya inyama zo muri Egiputa, barashaka kunywa amazi yo muri Egiputa, barashaka imibereho yo muri Egiputa. Ibi bintu biratangaje cyane. Niko abantu barimo bava ku isoko y'ubugingo bagashaka gusubira mu mibereho yo muri Egiputa. Nyamara ibi bintu ni akaga. Imana yasubije icyifuzo cyabo, ibaha inyama, maze irabareka barazirya kugeza ubwo umururumba wabo wabateje icyorezo, benshi barapfa barashira. Dushobora kuvuga ingero zikurikirana zerekana ingaruka zo kwemerera gutwarwa n'irari mu mirire. Ku babyeyi bacu ba mbere byasaga nk'akantu gato. Kuba ababyeyi bacu ba mbere barariye ku giti kimenyekanisha ubwenge kakaba ari akantu gato, ariko byatuzaniye ingaruka z'ibihe byose n'ubu ngubu tubana nazo. Gucumura ku itegeko ry'Imana mu gikorwa nk'icyo cyo kurya ku giti gifite ibyo kurya byiza kandi cy'igikundiro, ariko icyo gikorwa kikazana kwica ubuyoboke bari bafitiye Imana, kandi kigakingurira imiryango ibibi n'amakuba byaje kuzura muri iyi si yose. Ako kantu gatoya kazanye umubabaro n'amakuba byuzura iyi si yose. Ku gihamya cya 234 ni mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Neretswe ibyo kwangirika gukabije kw'ingeso z'abatuye ku isi muri iki gihe. Byari iyerekwa riteye ubwoba muri iki gihe cyacu. Nicyo arimo avuga umuhanuzi w'Imana, yeretswe iby'iki gihe cyacu. Aravuga ngo ryari iyerekwa riteye ubwoba. Natangajwe no kuba abatuye isi batararimbuwe nk'uko byagendekeye abaturage b'i Sodomu na Gomora. Kuki abantu batarimo kurimburwa nk'uko byagendekeye abaturage b'i Sodomu na Gomora, kandi abantu barimo bangirika mu bijyanye n'imico mbonera ku rwego ruhambaye? Mujya ku mbuga nkoranyambaga murebe ibintu birimo kuhakorerwa, murebe ibintu bihabera, cyangwa se no mu baturage bagukikije murebe ubugome n'ubunyamaswa n'ubugambanyi buri hagati yabo, no kwangirika mu buryo bw'imico mbonera, mu mirire n'imyambarire n'iminywere. Ibi bintu biratangaje cyane. Ariko umuhanuzi w'Imana yabibajije impamvu abo bantu batarimo kurimburwa nk'uko isi ya kera yarimbuwe. Nabonye impamvu ihagije isobanura imibereho y'ubuhenebere no gukenyuka biriho muri iyi si. Niyo mpamvu abantu muri iyi minsi barimo bakenyuka kubera ubuhenebere bukabije. Abantu barakenyuka bagapfa, kandi bagapfa bakiri batoya kubera ubuhenebere. Abantu barimo baranywa inzoga zirimo uburozi kugeza ubwo amaso yabo yerurutse agahinduka nk'umweru, kugeza ubwo imisatsi icurama ari abasore, kugeza ubwo ubona umusore w'imyaka 25 agera ku rwego amera nk'umusaza w'imyaka 90. Ibi bintu biratangaje cyane. Uko ni ugukenyuka, uko ni ukwiyahura gake gake. Rero turimo turareba ubushake bw'Imana mu mirire yacu n'iminywere. Ibyifuzo bibi nibyo bitegeka imitimanama n'ibikwiriye kwitabwaho by'agaciro biguranwa guhaza irari. Iki kintu kiratangaje cyane. Tugana ku musozi, igihamya cya 235. Kutirinda kuboneka aho ariho hose, tukubona mu modoka, mu bwato, naho tujya hose. Abantu ntago birinda. Dukwiriye rero kwibaza ubwacu icyo dukora kugira ngo dukize bene abo bantu ibigeragezo n'imitego baba benda kugwamo. Satani ahora ari maso ngo ashyire abantu bose munsi y'ubutware bwe, abashyira munsi y'ubutware bwe akoresheje iki? Akoresheje irari n'umururumba, gushaka guhaza irari gusa. Satani icyo kintu aragikoresha. Intwaro ye ikomeye akoresha arwanya umuntu ni ukumuteza irari mu mirire n'iminywere, kandi ashaka kurikoresha mu nzira izo arizo zose. Ibikaburamubiri byose bigirira nabi umubiri kandi bikangura
imbaraga zo kwifuza ibinyobwa bisindisha. Ibikaburamubiri nk'insenda, ibirungo bituma umubiri ukora nabi, bigatuma umuntu akomeza gushaka ibyo kunywa kubera ko yakoresheje ibikaburamubiri. Ibyo bintu rero abantu babikoresha bituma bagira irari ryo gushaka kunywa inzoga cyangwa se ibisindisha. Ni buryo ki twabera abantu umucyo tukabarinda ibibi biteye ubwoba bizanwa no gukoresha ibyo bintu? Mbese koko twamaze gukora icyo tugomba gukora cyose muri iyo nzira? Ni ikibazo dusorejeho. Twaba twaramaze gukora icyo tugomba gukora cyose kugira ngo turinde abo bantu iyo migirire mibi ituma bakenyuka? Ibi bintu biratangaje cyane kubona abantu benshi barimo bakenyuka. Kubera iki? Kubera kutirinda. Rero twarimo tureba ubushake bw'Imana mu mirire yacu n'iminywere n'imyambarire, ariko ubushake bw'Imana nubwo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusoze icyigisho cyacu dushima Imana dusenga. Mwami Imana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko utwitaho. Turagusabye ngubwo uduhereye umugisha muri iki cyigisho, uduhe kunguka kandi uduhe no kungura abandi, twese tuzakizwe mu bwami bwawe. Ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze kubana natwe, tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mweguri bugingo bwanjye, bugeze gushaka Mukiza. Mweguri